Murakaza neza kumenye ICT TV muri kumwe na Francis ngo bisanzwe. Aka kanya rero tugiye kureba kandi kantu kubwenge na kantu kagendanye no ku guiding abarezi abarimu batandukanye mu Rwanda mu bijyanye na systeme imikorere mishya ya systeme ya Kamisi. Iyi systeme izagikoreshwa mu kushyiramo amanota y'abana muri systeme, gushyiramo amanota y'amateje, amanota y'amasuzuma abana bakoze, amanota y'ibizamini byakozwe mu mashuri mu bihembwe bitandukanye n'imyaka itandukanye. Amanota rero akazagenderwaho hafatwa ingamba runaka zitandukanye. Aya manota kandi ni mu buryo bwo kugira ngo zaba za primaire zaba za secondaire zizajye zibasha kubonamo indangamanota cyangwa bulletin. Ni systeme rero ihuriweho n'igihugu cyose iri gukoreshwa. Abantu baranza kwiyandikishamo, bamara kwiyandikishamo irimbura umurezi warangiza kwiyandikishamo ukabona gukurikiza amabwiriza. Hari amabwiriza uzakurikiza rero mujyanye no kuyikoresha. Reka rero twinjiye kuri systeme ya Kamisi turebe amakuru agendanye nayo. Nkuko tunabibabwiye ko ni systeme managinga ibigo byose byo mu Rwanda byaba ibyigenga cyangwa ibya leta bijyanye n'uburyo bwo gukoreshamo bazajya babonamo indangamanota, uburyo bazajya babonamo abana batsinzwe, uburyo bazajya bimuriramo abana. Ni systeme nibyimara ni ikikora, ariko abenshi nk'abarezi basanzwe bareba babikoresha basanzwe babizi. Iyo twinjira muri Kamisi tubona amakuru, turanza tukinjiramo. Ufitemo account urangira muri login. Niba udafite account twabonye uburyo umuntu akretingamo account, ariko icyo gihe bisaba kuba uri umurezi nyine ufite inshingano zo kurera u Rwanda. Iyo rero twinjiyemo turinjiramo hano muri systeme hari akandi kantu k'ubwenge bashyizemo kajyanye na data validation, kari gukorerwa muri systeme ebyiri. Muri kote bitewe nimba uri umuyobozi w'ikigo buri gukorerwamo, hari uburenganzira aribyo ashyiramo, niba uri umwarimu hari ibyo nawe ubanza gukonfigura. Icya mbere rero bwa mbere ntibyari bisanzwe biriho, twajyaga tuyikoresha mu buryo busanzwe, ariko ako kantu k'ubwenge kandi niko ngiye kubasobanurira uburyo gakoramo kugira ngo ubashe kubyumva. Genda banza ninjye muri systeme, ninjiremo ndebe nda urugero pate izane password. Ninjiremo ku mwarimu, ninjiremo nk'umwarimu ni logging in, ninjiremo izana password. Nimara kwinjiramo izana password ndahita mbona hano amakuru atandukanye. Hano mbone amashuri, mbona amashuri nimbona amashuri, tubona amashuri. Aya mashuri noneho gire nyakorera iki. Amashuri babanza ukareba ko amashuri ufite hano koko ariyo baguhaye. Iyo usanze nta mashuri ufite ahangaha, amashuri atariyo, urayahindura ugasaba umuyobozi w'ikigo cyawe cyangwa ubishinzwe akaguha amasomo muri systeme ya SDMS. Ariko icyo siyo nagambire kucyababwira kuko benshi musanzwe mubizi. Ndaza ninjire hano mbona hari amamenu atandukanye. Hari iyo bita menu ya dashboard ariyo turi kubona hayo, tubone menu ya data validation, tubone menu ya upload max, tubone menu ya questions and question banks, tubone question created questions, tubone project distribution, tubone report na account settings na logout. Izi menu zose usibye iyi bita data validation zisanzwe zihari. Iyo tugiye kwigaho rero ni bita data validation. Data validation ni ukuvuga ngo bayishyizemo kugira ngo umuntu ajye abanza verify ko ibyo ari gukora cyangwa ibyo amakuru yavuye muri SDMS koko ahura neza 100% nayo bagombye kuba bafite hano muri Kamisi. Iyo usanze amakuru atarimo urabanza ukayacekinga neza, ukayahuza neza kugira ngo ahure nayo muri SDMS. Hari igihe usanga muri Kamisi ifitemo amakuru ashaje atagendanye n'ari muri SDMS, ukabanza ugakora update kugira ngo rero tubikore biza hano muri kote bita data validation. Ni ukugira ngo rero niba twinjiye nk'umurezi, ninjiye nk'umwarimu muri systeme ya Kamisi, hari ibyo umuyobozi w'ikigo agomba kuba yabanje gukora kugira ngo mbashe kwinjiramo. Nimba atarabikora hari ibyo ntemewe kubanza kureba kugeraho. Reka turebe koko nimba uyu muntu waramukoreye validation, umuyobozi wiwe yaramukoreye validation, none nyuma turaza kureba uburyo
uwakorewe validation uko bigenda n'utarakorwa validation uko bigenda. Turaza twika kuri data validation. Nyuma yo kwika kuri data validation, egeze processing ifungure data validation, amakuru akurikiyeho ndebe ayo bambwira ayo ariyo. Nuvuga ngo hari ibyiciro bibiri, nuvuga ngo hari ibyo umuyobozi w'ikigo aba agomba kuba yabanje gukora, na mwarimu kaza kugira ibindi ukora bwa kabiri. Ubwo rero iyo taragira hari aho tutagomba kurenga, reka turebe system kuza ikatwereka amakuru itwerekaho niyo tugenderaho. Ubwo rero sanze tarabikora, ubusaba yene umuyobozi w'ikigo akakubanza akagukorera validation, akemeza amasomo wigisha n'amashuri wigisha, akabyemeza mu system nkuko nabiberetse muri video muri episode yabanjije, kugira ngo mubanye umwashe musobanukirwe uko bikorwa. Nk'ubu ahangaha kugira ngo ubone amashuri yawe n'amasomo n'amashuri wigisha, hano ntibyakunda utabanje kugira ute. Hano hatubwira ngo approval required, your head teacher has not yet approved you or your school your courses for assignment. Please contact your head teacher for further assistance. Contact umuyobozi w'ikigo cyawe agufashe mu kugira ngo ibi bijyemo, kuko utabashe kugira gutya atabya approve ntabwo abona list y'ama classes n'amasomo ufite. Nanone nkwibutse ko ukinjira muri system ya Kamisi ubanza kwitondera kureba academic ya ugiye gukoreramo n'igihembwe urimo cyari cyo. Hano urabona ko n'igihembwe umwaka turimo n'igihembwe cya mbere, ugomba kubyitondera ukanza ukamenya igihembwe uri bukoreremo n'umwaka w'amashuri bukoreremo, kuko iyo wibeshye ukabikora bitari muri uwo mwaka birangirika ukabushyizemo amakuru atizeye naho atagomba kujyaho yagombye kujya. Uyu umuyobozi mwarimu rero turabona ko ntabwo ikigo cyo cyamukorera validation. Reka turebe undi runaka wakorewe validation, tuhita tulogging out in account, tuyilogging out, dufungure undi wakorewe validation, tuze turebe undi wakorewe validation, tube ariwe turebe ko bigenda we iyo yakorewe validation icyo bamwereka. Twinjire kuri system, twinjiramo ubundi mwarimu wakorewe validation, naho tubona amasomo yiwe y'igishariya. Tuze tujya kuri data validation. Umuntu utari kubona aka data validation nibwo nawe ya contact ikigo kikamufasha uburyo yakazamo, hari gishobora gusanga nta kajemo. Data validation nyikirikeho, ahangaha nisanga birimo byemewe ubu baraba mukorewe validation, yarabaye validated, umuyobozi yarabaye yakoze validated. Reka turebe ko niba yakoze validated birahita bitandukana n'uriye, ahita abona ibindi bikurikiraho nawe hari ibyo ahita akora. Ibyo tugiye rero nibyo tugiye guhita dukomeza tureba ibyo yakoze. Okay, good. Uyu mwarimu we birakusobanutse rwose, amashuri yajeho agomba kwigisha n'amasomo yigishaho arahari, birasobanutse. Hano hari umurongo werekana percentage cyari 0% kubera ko nta kintu aravalida. Hano afite amashuri 8 total 0 nizo ziri verified, nta nimwe ara verifyinga, no verified. Nta ngahe na amashuri 8 tari verified, 0 ziri verifiye ni 0. Ni agire ishuri mwa verifyinga akavalida ishuri riraba rirahita rizagiye yandikamo hano. Uko agenda verifyinga amashuri hano izagenda yiyandika aba verified. Niyo mpamvu rero tugiye kwandika guscoringa gato tukareba amashuri. Ishuri ngiri you teach one class in CMCB, ntago riri valid, not validated. Ushaka kuri validating hano no amasomo ntago ari n'amasaha ntago biri verified. Ngibi uraro nakanditse unverified, rero ko ntago ari verifiye. Ngo mbere ko verifyinga amasomo urabanza verifying ishuri, validating ishuri itari validated ntago hano yaba verifiye ngo bikundi. Na hano hasi hari yandi amasomo y'ishuri n'amasomo yige muri buri shuri agenda yigishamo ngaya. Aya yose ntago ari verifiye, niyo mpamvu uri kubireba hara hejuru. Reka urugero dufate nk'ishuri rimwe turi verifying. Kuri verifying nta kindi no kuza hano ukajya kuri validate class. Iyo ukiza kuri validated class urahita ubona abanyeshuri bo muri iryo shuri. Validated class urabona ko uritonda kuko harimo umunyeshuri umwe, my student in senior 6 MCB, harimo ajemo umunyeshuri umwe kubera ko niwe uri active. Hari abandi
approve the data. If you find that the data are not completed, please contact the teacher for more information. Nimba amakuru ufite mwana atafite atuzuye urakontaktinga umuyobozi wawe yuzuza amakuru. Urabona hano muri ishuri harimo umunyeshuri umwe ugomba kubanza kuva kwa approve ari uko ubona abanyeshuri hano baje bose. Uko ni approve ufitemo umunyeshuri umwe ubwo ni uri bujye muri ishuri ryenyine. Kandi hano batubwira ko ari total student ari abanyeshuri 37. Nuko ngo barimo ariko basa naho bahishe. Amasomo nabiri abanyeshuri 37 ariko hano hari kugaragara umwe abandi bari inactive ntago bari kugaragara. Ubwo urabanza dushake uburyo tuba approvinga bari abanyeshuri. Tujya muri rindi shuri naho tukavalidating reka turebe muri rindi shuri. Rindi shuri ho ndavuga ko nta n'abanyeshuri barimo. Urabona ahangaha byose biri guterwa yuko umuyobozi w'ikigo atarakora update ntago ara validating amadata ye muri system ye kugira ngo akwemere kubona abanyeshuri. Hano urabona ko abanyeshuri ntago turi kubabona niwe ntabarimo. Reka rero dusubire inyuma tubanze ngo ni gute twabona abo banyeshuri. Ese twaba twabona tutabashe kugira kwa leta turimo turya ka ebyiri z'abanyeshuri n'abarimu. Abanyeshuri abarimu ibyo babona ni ibyo umuyobozi w'ikigo yabahere uburenganzira. Nk'ubu hano urabona ko abanyeshuri ntago bari active. Usibye ishuri ririmo hano tubonye ni umunyeshuri umwe uri active umwe. Nk'uyu nguyu we yahisa ikura imyirondoro ye iramuzana ari active. Abandi bari inactive. Ubwo twashaka uburyo barabo abandi bari muri inactive kuko batubwiye ko ari abanyeshuri 37 ubwo umwe niwe uri ko hano. Abandi 36 barava hehe. Nuvuga ngo directeur cyangwa umuyobozi w'ikigo arabanza abaguhe baze muri system muri buri shuri bajyemo noneho wawe ugenda verifying ureba ko bari inactive ubwo approve none ujye kukomeza kuba wakiraho amanota urabanza ukora ibyo bintu. Utabanje mu gukora ibyo bintu ntago byabanje gukunda. Ni ubwo buryo turimo turebamo ibyo umwarimu cyangwa umuyobozi umwarimu abona muri system yiwe abihabwa no ko umuyobozi w'ikigo ibyo yamuhaye uburenganzira. Nuvuga ngo rero umwarimu umuyobozi w'ikigo arabanza akora ibyo noneho uzo gukomeza ugende uva ukora validate ubwo approve ukora approve ukomeza n'andi mashuri gutyo ya approve kugira ngo bino bintu birangire. Bimaze kurangiza zino za approve ino percentage igeze ku 100% niho wemerewe kuba washyiramo amanota noneho kuri bo banyeshuri. Ni ubwo buryo turi kugenda nkangaha urabona ko total student reka turebe ko baza turebe mu mibare w'abanyeshuri barimo muri 6 MC tubanze turebe ko bari babona hano ku rutonde cyangwa rekana mu mubare hari hejuru. Okay, harimo abanyeshuri 40 ariko hano ku rutonde nta numwe uriho. Nuvuga ngo ntago baraba validated. Kugira ngo babe validated ni kujya muri system yaki y'umuyobozi w'ikigo akaba ariho bikorerwa nkuko twabonye ko ba validating umunyeshuri kugira ngo abashe kugaragara muri system y'umwarimu. Murakoze murakarama rero aho kandi muturebe uburyo ubwo umuntu akora validation uba ibisabwa kugira ngo umuntu abe validating umunyeshuri abone amashuri n'amasomo yigisha uburyo ibyo bisaba n'abanyeshuri ababone icyo bisaba naho banyura kugira ngo babikore. Murakoze murakarama mwari kumwe na Francis ubifuza ishyani hirwe. Ciao. Share subscribe kuri ubumenyi ya City TV tujyana umunsi ku munsi. Murakoze.